ariko abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo ku bitagira umumaro, ku bidafite akamaro, ku bizira nicyo baguranye icyubahiro cyabo. Icyubahiro nabahaye bakiguranye ibizira, bakiguranye ibibi, bakiguranye kumena amaraso ya bagenzi babo. Abantu banjye bakoze ibyaha, oya ntabwo ari kimwe, ahubwo bakoze bibiri byose. Niyo mpamvu yongeye kubatangariza, arababwira ngo mbese ngo ko nababwiye ibiba muri mwebwe nimubyemere, muzemera ibyo mu ijuru mutigeze kubona. Ko mumaze kuhagera mwanyandurije igihugu, mukigira uburetwa, oya muragihumanya, muracyanduza. Icyo gituma njyewe Uwiteka Imana mpagurukiye kongera kubaburanya. Niko Uwiteka avuga. Nzabura ndimo mbwira, ni mwebwe muteje inzara, ni mwebwe muteje amakuba, abantu kwabuza ijambo ry'Imana, abantu kuba bashonje ku kigero, ni mwe mubiteje. Ariko Uwiteka avugana nanjye, ngo rirambwira ngo mwebwe mwavuye mu nzira z'Uwiteka, mwebwe mwagiye kwicira inzira uko mwishakiye, ngo Uwiteka yarabahamagaye ngo abakura hirya no hino, ngo none mwamuvuyeho, ngo mwagiye kwikorera ibyo mwishakiye. Ariko ijambo rirambwira ngo haragowe, ngo abantu nk'abo baragowe, ndetse ngo bikurira umuvumo, ngo kubera ko Uwiteka ngo agiye kubahana, ngo ntabwo ari bazahana bonyine, ndetse nta nubwo azahana, ko mwebwe mw'iki gihe mwebwe Imana irabicaje kandi bakwiye ku ngoma. Hanyuma ndavuga wowe mupasiteri wakoze ibyangwa n'amaso y'abantu, ndavuga wowe padiri wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ndavuga wowe masera wakoze ibyanzwe n'amaso y'Uwiteka, ndavuga wowe mwarimu ku mudugudu, ndavuga wowe pasiteri ku mudugudu, ndavuga wowe muyobozi wa santarari kuri santarari, ndavuga wowe padiri kuri paruwasi, mwebwe mwese ndabivuga, ndavuga wowe mufaratiri, ndavuga wowe mudiyakoni, oya ndavuga wowe mufurere, ndavuga umuntu wese wiyegurije uhereye umunsi wa none, ngo mwebwe mwumva mufite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, ngo muraje mwongere mufukwirwa kariba muvomeho, kandi ako kariba ngo ntabwo ari amazi azaba arimo gusa, ngo hazaba harimo n'ibyo kurya bitunga ubugingo. Ndabisubiramo, ntabwo hazaba harimo amazi yo kunywa gusa, ahubwo hazaba harimo n'ibyo kurya bitunga ubugingo. Ibi ngibi rero ntabwo birero ngo bitarenze iminsi 3, uyu munsi uhereye uyu munsi n'ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu, uyu munsi turawukuramo ni kuwa gatanu no kuwa gatandatu, no ku cyumweru kuwa mbere ngo kora amasengesho yo kwiyiriza. Hanyuma usengere ibyo ugiye kubona, usengere ibigiye kuza. Hanyuma Uwiteka ngo azururuka abane nawe, namara kururuka abane nawe ngo azagwishurira buri kimwe cyose. Ibi ngibi ntabwo bibyirwa wowe wumva Ikinyarwanda. Irambwira ngo ninkubaze wowe muhanuzi, ngo aho mubana murakundana. Irambwira ngo ninkubaze ngo mwebwe abahanuzi ubwanyu murakundana, ngo cyangwa muri gusenyana. Ngo mugenzi wanyu ngo ahura n'akabazo, ngo kugira ngo musange mugire inama, ngo mukajya kumuvuga. Imana irambwira ngo ninkubaze wowe pasiteri, ngo ninkubaze wowe mwarimu, ngo ninkubaze wowe padiri, ngo ninkubaze wowe mufurere, wowe mudiyakoni. Ngo aje guhembura itorero ryiwe, aje kurihembura mu iyi minsi imeze gutya. Ngo arabizi neza uko rihagaze, arabizi neza uko rimeze, ngo ariko ngo aje kuryihemburira. Ngo niwe uje gukora uyu murimo, niwe uje kuwitunganyiriza. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, turabasuje kandi turabaramukije mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri channel. Kamvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana wo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu cyo bitandukanye mu gihe muherereye mu by'isi, mukaba mudukurikiye, mukaba mutwumva, mwese turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije ineza y'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibarengere, Imana ibumbire ku munsi w'amakuba, kandi Imana ibatabare mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kudukurikiye utameze neza,
reka nkubwire ngo humura, haracyari imana irengera, haracyari imana itabara. Ibyo ubona bidashoboka kuri wowe, ibyo ubona utashobora birenze ubwenge bwawe, imbere y'imana biroshye. Icyo ngusaba no kugira ngo wongere ugirire imana icyizere, ibisigaye nabyo izabikora mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe na Prophète François, mwe tugiye guhana muri kano kanya. Nishimiye kubana nawe, hari haciyemo utunsi tutabonana, ariko dushima imana ko yamurinze natwe ikaturinda, tukaba twongeye guhura tutishwe n'ibyaha uko umuririmbyi yabivuze. François, turagusuhuje. turabikije mu izina rya Yesu. Meze neza? Turashima Imana Ko nta morale? Morale irahari. Ndabona nta morale rwose. Oya, Cangamuka. morale irahari. Cangamuka. Muri Yesu biremera. Ko bitari kugaragara mu maso. Muri Yesu ibintu byose biremera. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, turashima Imana yo mu ijuru yaduhaye kuramuka, ndetse namwe ikaba yabahaye kuramuka. Niyo mpamvu ndimo mvuga ngo turimo turayishima kuko yaduhaye kuramuka. Yego, reka tugusabe mbere ko tutangira ikiganiro cyacu, urabanza usuhuze inshuti zacu n'inshuti zawe mu izina rya Yesu. Inshuti z'umusaraba, inshuti zanjye, bakunzi banjye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru nikomeze kubana namwe kandi nikomeze ibishimire. Wari umeze neza rero? Mu buzima busanzwe ndaho ndashima Imana, meze neza, ndacyahamya. Mu njye yavuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Mu murwa bari gutangaza iki muri ino minsi? Turaje tuyibabwire, nicyo cyatuzanye aha ngaha. Ubwo dutera agatebe? Mutera agatebe. Ari imvugo isigaye ngo tera agatebe ngo wumve. Mwicare mugubwe neza, mwumve amakuru y'umurwa. Kera mu rusengero twari tuvuga ngo turabakiriye mu izina rya Yesu, Imana umugisha hamwe natwe, amen. Nabwo nari kubwira ngo abantu duteze amatwi ko tubakiriye mu izina rya Yesu, bicare bagubwe neza. Tugiye kumva icyo Mwuka abwira amatorero mu gihe nk'iki ngiki. Ni igihe cya nyuma. Kuko turebye dusomye Bibiliya, tubona ko ibyerekana iminsi y'imperuka, ibyerekana kugaruka kwa Yesu, byose byamaze gusohora. Hasigaye kuvuza impanda. Turategereje ko impanda ivuga. Amen. Reka tugusabe Frank, tugusabe neho usenga Imana. Nanjye ngiye kwicaranira agatebe, numva icyo Mwuka abwira amatorero mu gihe nk'iki ngiki. Reka dusenga Imana yo mu ijuru yaturinze, namwe ikaba yabarinze, tukaba twabashije kugira hano amahoro. Ni ukuri ndavuze ngo nibishimire kandi natwe ikomeze twishimire. Mwebwe muri mu Rwanda, mwebwe muri Afurika mwese, abari muri Amerika no mu Burayi mwese, twabashuhuje mu izina rya Yesu. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye kuko uri Imana nziza, uri Imana ibera hose icyarimwe, uri Imana iba mu Rwanda ikaba no mu Burayi no muri Amerika, uri Imana iba muri Afurika ikabera hamwe hose icyarimwe. Uba iburasirazuba ukaba n'iburengerazuba, uba amajyepfo ukaba n'amajyaruguru. Rero umwanya nk'uyu nguyu, kuko tuzi ko ubera ahantu hose, turanagutumiye ngo nibururuke n'ubundi uganze mu buzima bwacu, uganze mu buzima bw'abantu wiremeye, uganze mu bana bawe. Ni ukuri turakunezerewe ku isaha, tunejejwe nuko abagihumeka twese waturinze. Ariko nubwo duhumeka, hari na bagenzi bacu bahumeka bafite ibibazo, twemeye tubanze tubazamure imbere yawe, kandi wumve gusenga kwacu, kuko tuzi neza ko usanzwe utwumvira. Ntabwo ari ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, kandi si n'ubwa nyuma, kuko uracyakomeje kumva abagutakira. Twemere tuzamure abarwayi rero bari hirya no hino mu bitanda kwa muganga, hari n'abari mu ngo zabo. Abo bose uburwayi barwaye urabuzi kurusha uko tubuzi. Niyo mpamvu tubakuzamuriye ngo nutambuke ugende ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Rero niba ukije abarwayi, twemere tukwereka n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye. Hari abafite ibibazo by'ingutu bitari iby'uburwayi, byabananiye kubikemura. Ariko nzi ko aho ugeze ibintu byose biremera, aho ugeze ibibazo byose birakemuka. Abo nabo turabakuzamuriye, nabo ngo nubategere ugutwi, hanyuma usubize kwifuza kwabo, buri kimwe cyose gikemuke mu izina ryawe. Rero abadafite babavugira, we numanuke ubavugire. Aho batabasha kwigera nuhagere kandi ubavugire. Buri umwe wese udafite icyo yabasha gukora, ariko wowe ukaba ufite icyo wabasha kumukorera, gikore mu izina rya Yesu. Hanyuma rero turasenze kandi tukwinginga ngo Mwuka Wera naganze mu bana bawe.
uwo mwuka twamuhasigiwe nk'isezerano twahawe na Kristo ubwo yaragiye gusubira mu ijuru atubwiye ngo agiye kwa data kandi ngo agiye kudutegurira imyanya. Iyo myanya turayitegereje kandi twiteguye kuyiciramo, ariko turanakwinginze ngo umwuka wera ngo naze adutegure, kuko Yesu yatubwiye ngo uwo ngo niwe uzatwigisha, ngo ibyo yasize avuze azongera bitubwira bitwibutse, ngo ndetse n'ibyo atigeze kuvuga ngo azabitwigisha. Rero uwo mwuka turamusabye ngo niyururuke aganze muri twebwe, atwigishe kandi atuyobore inzira y'ukuri n'ubugingo, dore ko turi mu isi yamanukiwe n'umwijima, yamanukiwe n'umubi, ariko uyu mwuka we naze atuyobore ku Mana by'ukuri, atuyobore muri uru rugendo, adushyigikire, agende imbere yacu natwe tuze tumukurikiye, kandi aduhishurire buri kimwe cyose kiri imbere hano. Nyaguhora ku ngoma rero niba usutse umwuka wera akaba aje kuri twebwe, turanakwinginze ngo utwemere natwe twebwe tugiye kugira icyo tuvugira imbere yawe, uze wivugire ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Buri kimwe cyose ushaka aba ari cyo gikorwa mu isi, buri kimwe cyose ushaka aba ari cyo cyamamara mu isi yawe. Rero turakwinginze ngo nuganze kandi utegeke, ukomeze kubana natwe. Iri jambo ugiye kuryumva wese rigume mu matwi we, rigume mu matwi ye kandi rigere no ku mutima, kandi ndakwinginze ngo abantu bafite umutima wibuye n'ubakuremo, ubashyireho umutima mushya na roho nshya n'umwuka mushya. Urakoze uko wumvise gusenga kwacu, natwe tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Karibu. Ndabashuhuje inshuti bakunzi b'Umusaraba TV, kandi inshuti zacu, tunejejwe n'Imana mu mutima nuko tongeye kugaruka imbere yanyu tuvuga ibyururutse imitima. Rero igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga data by'ukuri bamusengere mu kuri no mu mwuka. Aya ni amagambo Kristo yabwiye umugore w'umusamariyakazi ubwo yaramusanze ku iriba, hanyuma amusaba amazi yo kunywa, arangije aramubwira ngo ngusaba amazi nkande, ngo uri nkande, ngo uyoboye ko twebwe ngo ubwoko bwacu n'ubwanyu buzirana. Ariko muri Kristo nta bwoko buhari, muri Kristo nta wuzirana n'undi, muri Kristo twese turi abana b'Imana. Hanyuma aramubwira ngo Yesu nibwo yatera aramubwira ngo iyaba wari uzi ugusaba amazi uwo ari we, ngo wowe ubwawe ngo niwe ngo wawe ubwawe tujya kumusaba amazi ngo ukaguha ku mazi, ngo ntuzongere kugaruka kuri rino riba ukundi. Amina. Ngo ntuzongere kugaruka kuri rino riba ukundi. Rero aya magambo nubwo tuyinjiriyemo ntabwo turi buyasome, ariko ndagira ngo mbibutse ko muri Kristo ibintu byose biremera, muri Kristo buri kimwe cyose kirashoboka kuko twamwiringiye. Hanyuma ngo uwo mugore ngo aramubwira ngo ngo wampaye amazi yo kunywa noneho sinzagaruke hano. Nanjye ndabinginze ngo nimusabe amazi yo kunywa, musabe Kristo ibyo kurya bihaza, ibyo kurya bifite ubugingo, ndetse musabe no ku mazi yo kunywa amara inyota. Amina. Kristo niwe ufite amazi yo kunywa amara inyota, niwe ufite ibyo kurya by'ubugingo bihaza, kuko ibingibi turya, ibingibi tunywa, turabinywa tukongera tukagira inyota, turabirya tukongera tugasonza, ariko Kristo we araduhaza, kandi nta handi aduhaziriza mu ijambo rye. Ijambo rye niryo byo kurya by'ubugingo, ijambo rye nibyo byo kurya bihaza kandi bitera imbaraga. Ndibuka ijambo naryo ritubwira ngo Eliya ngo ari mu nzira, ngo arimo agenda, ngo yicaye munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo hanyuma ngo araryama arasinzira, ngo ariko yisabira gupfa. Hanyuma ijwi rimuzaho riramukomanga. Amina. Icyama nawe ijwi rikakuzaho rikagukomanga uyu munsi, hanyuma ukumva yuko ari Imana ivuganye nawe. Ngo nuko ngo rarimubwira ngo Eliya we, ngo byuka urye kandi unywe, kuko urugendo rukiri rurerure. Ngo Eliya ngo abyumvise mu matwi ye, ngo arabyuka, ngo asanga ngo umutsima iruhande rwe ngo utaze ku mabuye.
hanyuma ngo arekebutse iruhande rw'ayo mabuye ngo abonamo n'agacuma karimo amazi, ngo ararya ngo aranywa ngo ariko arongera araryama arasinzira. Witonde nawe utabyuka ukarya ukanywa ariko ukongera ukaryama ugasinzira, oya, kuko niba yari ijwi ryamujeho bwa kabiri wowe rishobora kutakuzaho bwa kabiri. Ngo nukoma ngo arongera ngo araryama arasinzira, ngo amaze gusinzira ngo yumva ijwi ngo rirongera gahuse ku nshuro ya kabiri, ngo riramubwira ngo Eliya we, ngo byuka urye kandi unywe kuko urugendo ari rurerure. Ngo hanyuma ngo Eliya ngo arabyuka ngo ararya ngo aranywa ngo arangije, icyitonderwa, ngo arangije ngo iyo nda ngo ayigenderaho ngo iminsi 40 n'amajoro 40. Ninde wigeze ujya urya ko ibi biryo tugura, ko ibi biryo duteka hano, inda akayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40? Yibaza ayo masaha yose yamaze atarya kandi atanywa. Tugiye kubibara dusanga ari ukwezi kurengaho iminsi igera mu 10 yose. Ibyo kurya Imana itanga, ibyo kurya bivuye mu ijuru, ibyo kurya bivuye mu ijuru bituma tugira izindi mbaraga, bituma twongera kubaho igihe kirekire, bituma tubaho mu buryo bw'umwuka kandi tukaramba. Ariko iyo tutari ibyo kurya byo mu ijuru biturutse mu ijuru turakenyuka. Rero ndimo ndasaba, ndimo ndabinginga bishuti bene data ngo muze turye ibyo kurya bifite ubugingo. Reka twisomere amagambo y'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Uradusomera mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, niho ugiye kudusomera igice cyaho cya 2, urahera n'umurongo waho wa mbere ugeze ku wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yeremiya igice cya 2 umurongo wa mbere kugira 13. Imana itonganyiriza abayuda gusubira inyuma kwabo. Amina. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, ijambo ry'Uwiteka ryanjeho rirambwira riti, genda urangurure mu matwi y'ab'i Yerusalemu, ngo tegura kandi urangurure mu matwi y'ab'i Yerusalemu, uku niko Uwiteka avuze, uku nguku niko Uwiteka avuze, ati nibutse ineza yo mu bukumi bwawe, ati nibutse ineza yo mu bukumi bwawe nakugiriye, n'urukundo rw'ubugeni bwawe, n'urukundo rw'ubugeni bwawe, uko wankurikiye mu butayu mu gihugu kitigeze guhingwa, kuko wankurikiye mu butayu mu gihugu kitigeze gihingwamo na rimwe. Isiraheli yari uwera ku Uwiteka, Isiraheli yari uwera ku Uwiteka, umuganura w'ibyo yungukaga, umuganura w'ibyo Isiraheli yungukaga. Abamugirira nabi bose bazabihanirwa, abamugirira nabi bose bazabihanirwa, kandi ibyago bizabazaho, kandi abagirira nabi Isiraheli bose ibyago bizabazaho. niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuganye nawe, wowe urimo uteze amatwi iri jambo, wowe urimo wumva. nimwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe ab'inzu ya Yakobo mwe, nimwumve iri jambo ry'Uwiteka mwebwe ab'inzu ya Yakobo, n'imiryango yose y'inzu ya Isiraheli, n'imiryango yose y'inzu ya Isiraheli. uku niko Uwiteka abaza, uku nguku niko Uwiteka Imana Nyiringabo arimo ababaza ati gukiranirwa ba so bambonyeho ni uguki, ati gukiranirwa ba so bambonyeho ni uguki, kwatumye banyimura bagakurikira ibitagira umumaro, kwatumye banyimura bo ubwabo hanyuma bagakurikira ibitagira umumaro, kandi bagahinduka nk'ubusa, imbere yanjye. ntibarushya babaza bati Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa ari he? Ntibigeze barushya babaza Uwiteka bati Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa uri hehe? Niwe waturongoye mu butayu mu gihugu cy'umutarwe w'imyobo, niwe waturongoye mu gihugu cya Egiputa mu butayu mu kidaturwa cy'ubutayu bw'imyobo, mu gihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu,
mu gihugu cyumye cyari kirimo igicucu cy'urupfu ndetse rwatugeraga n'amajanja buri munsi. mu gihugu kitanyuramo umuntu kandi kitagira ugituyemo. mu gihugu kitagiramo umuntu kandi kitanyuramo umuntu kandi igihugu kitagira ugituyemo. kandi nabazanye mu gihugu kirimo ubukire. kandi nabazanye mu gihugu kirimo ubukire kugira ngo murye umwero wacyo n'ibyiza byacyo. kugira ngo murye umwero wacyo n'ubwiza bwacyo. ariko mumaze kuhagera mwanyandurije igihugu. ariko mumaze kuhagera mwanyandurije igihugu mukigira uburetwa, muragihumanya, muracyanduza uko bwije n'uko bukeye. umwandu wanjye mwawuhinduye ikizira. umwandu wanjye mwawuhinduye ikizira. abatambyi ntibarushye babaza bati. abatambyi ntabwo bigeze babaza bati uwiteka ari hehe. uwiteka ari hehe. n'abanyamategeko ntibamenyaga abashumba nabo bancumuragaho. n'abanyamategeko bize ntago bamenya abashumba bancumuragaho. n'abahanuzi bahanuriraga Bali bikurikiriye ibitagira umumaro. n'abahanuzi bahanuriraga Bayali nabo bikurikiriye ibitagira umumaro. nicyo gituma ngiye kongera kubaburanya. nicyo gituma njyewe Uwiteka Imana mpagurukiye kongera kubaburanya. niko Uwiteka avuga. niko Uwiteka avuga. nzaburanya abuzukuru banyu. nzaburanya abuzukuru banyu ndetse no kugera ku buvivi n'ubuvivure nzababuranya. nimwambuke mufate ku birwa by'Ikitimu. nimwambuke mufate ku birwa by'Ikitimu, mufateyo. mwirebere mutume Ikedari. mwirebereyo hanyuma mutume Ikedari. kandi mwitegereze cyane. kandi mwitegereze cyane, murebesha amaso yanyu. murebe ko hariho igisa gicyo kigeze kubaho. murebe ko hari ikintu gisa gutyo na kimwe kigeze kubaho. mbese hariho ishyanga ryakunda kugurana imana zaryo. mbese hariho ishyanga na rimwe ryakunda kugurana imana zaryo kandi atari imana. kandi atari imana. ariko abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo ibitagira umumaro. ariko abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo ku bitagira umumaro, ku bidafite akamaro, ku bizira nicyo baguranye icyubahiro cyabo. icyubahiro nabahaye bakiguranye ibizira, bakiguranye ibibi, bakiguranye kumena amaraso ya bagenzi babo. wumirwe ku bw'ibyo wajuruwe. wajuruwe nawe wumirwe ku bw'ibyo ngibyo wajuruwe. ufatwe n'ubwoba bukabije. ufatwe n'ubwoba bukabije. wihebe cyane. wihebe cyane. niko Uwiteka avuga. niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri. kuko abantu banjye bakoze ibyaha, ntabwo ari kimwe ahubwo bakoze bibiri byose. baranyimuye kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo. baranyimuye kandi ni njyewe soko y'amazi y'ubugingo. kandi bikorogoshereje ibitega mu rutare. kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare. kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare. mu rutare bakorogoshemo ibintu bitari iby'umumaro, bakorogosheramo ibyo bishakiye, bakurikiye inyungu zabo, bakurikiye indonke zabo, hanyuma iby'umumaro barabireka. ndetse ni ibitega bitoroshye bitabasha gukomeza amazi. ndetse ni ibitega bitabasha gukomeza amazi ngo biyafate. Imana itugirire neza. Imana yo mu ijuru tugendere kandi tugirire neza. iyi Mana ntago inegurizwa amazuru. natangiye mbabwira umugore w'umusamariya wari uhuye na Yesu, ngo Yesu amusabye amazi ngo arayamwima. namwe ijambo ry'Imana rirambwira ngo mwimye Uwiteka ibyo yabasabye. Uwiteka yabasabye kubagarukira, Uwiteka yabasabye guhindukira ngo muve mu byaha, hanyuma murabyanga ngo none mwebwe murimo murasaba ibyo kurya, murasaba ibyo kunywa, ngo kandi mwebwe mwarimye Uwiteka.
ijambo rirambwira ngo harananga umuntu usaba uwo yimye n'umuntu wima uwamuhaye. abo bantu Imana irabanga kandi ibanga urunuka, kuko abo bantu ntabwo bakwiye kugirirwa neza. icya mbere yasabye uwo yimye, yaramwimye, none arimo aramusaba. hanyuma none arimo arasaba none yimye n'uwamuhaye nawe aramwimye. uwo muntu umeze nk'uwo nguwo ntabwo akwiye kwegera, ntabwo ari Imana, ntabwo ikimubabarira, ntabwo iramwanga imwanzuro nuko, kubera ko yavuye mu isezerano ryayo, yavuye mu murimo wayo, yavuye mu maboko yayo, yagiye kwishakira iye nzira. ijambo rirambwira ngo mwebwe mwavuye mu nzira z'Uwiteka, mwebwe mwagiye kwicira inzira uko mwishakiye, ngo Uwiteka yarabahamagaye ngo abakura hirya no hino, ngo none mwamuvuyeho, ngo mwagiye kwikorera ibyo mwishakiye. ariko ijambo rirambwira ngo haragowe, ngo abantu nk'abo baragowe, ndetse ngo bikurira umuvumo, ngo kubera ko Uwiteka ngo agiye kubahana, ngo ntabwo ari bazahana bonyine, ndetse nta nubwo azahana urubyaro rwabo gusa, ngo azahana kuva ku no kubuzukuru azabahana, ndetse n'ubuvivi, ndetse n'ubuvivure, kuko bakoze ibyo gukiranirwa. Imana irambwira ngo mwebwe muravuga ngo hateye inzara, ariko inzara iteye cyane, inzara Uwiteka afitiye ubwoba ni ijambo ry'Imana, kubera yuko mwimuye ijambo ry'Imana. niyo nzara mugiye guhura nayo, niyo nzara igiye kubica, ngo igihe kirageze, ngo mwebwe mwavugaga ijambo ry'Imana mwararigoretse, ngo ndetse mutera abantu inzara y'ijambo ry'Imana, ngo ariko ngo iyo nzara ngo nubwije ngo ije ari igihe gitoya, uko nyuma y'icyo gihe ngo abantu ngo bazabona ibyo kurya by'ijambo ry'Imana, kandi bazabona ibyo kunywa by'ijambo ry'Imana. kubera ko mwebwe mw'iki gihe mwebwe Imana irabicaje kandi bakwiye ku ngoma. hanyuma ndavuga wowe mupasiteri wakoze ibyangwa n'amaso y'abantu, ndavuga wowe padiri wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ndavuga wowe masera wakoze ibyanzwe n'amaso y'Uwiteka, ndavuga wowe mwarimu ku mudugudu, ndavuga wowe pasiteri ku mudugudu, ndavuga wowe muyobozi wa santarari kuri santarari, ndavuga wowe padiri kuri paruwasi, mwebwe mwese ndabivuga, ndavuga wowe mufaratiri, ndavuga wowe mudiyakoni, ndavuga wowe mufurere, ndavuga umuntu wese wiyeguriye ijambo ry'Imana akarikurikira uyu munsi wa none, akaba yarimuye Imana, akaba yarimitse ibyiwe yibwira. ni mwebwe ndimo mbwira, ni mwebwe muteje inzara, ni mwebwe muteje amakuba, abantu kwabuze ijambo ry'Imana, abantu kuba bashonje ku kigero, ni mwe mubiteje. ariko Uwiteka avugana nanjye ngo mwebwe ngo aje kubahana, ndetse ngo aze kubacira imanza zibakwiriye. ngo yabagerageje kenshi, ngo arababurira, amaze kubaburira ngo mwanga kumva, ngo agaruka inshuro ya kabiri, ngo arababurira, ngo ndetse ngo atanga n'amatangazo, ngo ndetse ngo mwanga kumva, ngo mwanze kumva, ngo none araje ku nshuro ya gatatu, ngo azanywe no guhemba no guhana. iyi nshuro ya gatatu rero, kubera ko wanze kumva, kubera ko wanze kwisubiraho, kubera ko Uwiteka yakugoragoje akaguca inzira, akakwereka inzira ugomba kunyuramo, ukaba waranze kuyinyuramo, niyo mpamvu yihagurukiye, niyo mpamvu aje kuguhana, ndetse araguhana n'abawe bose, araguhana n'abagukurikiye. ngo mwayabeje abantu, ndabwira wowe wabwira abantu ngo nibaze ngo ubasengere, hanyuma ukabwira ngo mbere yuko ngo bagusenye ngo ubasengera, ngo nibabanze bazane ibyo bafite ngo babigushyire ku birenge, hanyuma ngo nibwo ubahesha umugisha. ese wowe utanga umugisha? ijwi rirambwira ngo ninkubaze ngo utanga umugisha, ngo ese wowe uhaye wowe ubonye ninde? ngo niba hari ngo mwerekane wowe wahesheje umugisha ukamugeraho. hanyuma ijambo ringarukaho rirambwira ngo ninkubaze ngo mbese ngo ibyo wambuye abantu ngo byakugiriye umumaro, ngo byigeze bikugirira umumaro? ngo ako kaboko kawe
kamenyereye kwiba ngo Uwiteka aragakuyeho, nako Uwiteka agakuyeho kubera yuko kamenyereye ibyo kwiba, kakoze ibyo kwiba, kakozwe ibyangwa n'Uwiteka. Ariko ijambo rirambwira ngo uhereye umunsi wa none, ngo mwebwe mwumva mufite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, ngo muraje mwongere mufukwirwa kariba muvomeho, kandi ako kariba ngo ntabwo ari amazi azaba arimo gusa, ngo hazaba harimo n'ibyo kurya bitunga ubugingo. Ndabisubiramo, ntabwo hazaba harimo amazi yo kunywa gusa, ahubwo hazaba harimo n'ibyo kurya bitunga ubugingo. Ibi ngibi rero ntabwo biragarukira ahangaha gusa. N'abatari bazi ijambo ry'Imana, n'abatari barigeze kurimenya, ngo baraje barimenye, ngo baraje baryumve, kuko babonye ukuboko k'Uwiteka, kuko babonye kugira neza k'Uwiteka. Hanyuma ijambo rirambwira ngo mwebwe mukunda Imana ngo mwongere ibihe byo gusenga. Hanyuma ijwi rirambwira ngo uwasengaga rimwe nasenge kabiri, uwasenga kabiri nabigire gatatu, uwabigira gatatu nabigire kane, hanyuma ngo yirebere iby'Imana igiye kumukorera. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ije kwitambukira, kandi ngo uko yatambutse mu gihugu cya Egiputa, ngo niko namwe ije gutambuka imbere yanyu, niko itambutse. Ariko ngo uyizera wese ngo yarangije kumushyiraho ikimenyetso, ngo yarangije kumushyiraho ikimenyetso, ntabwo azagushwa n'ibi ngibi mubonye, ntabwo azagushwa n'ibi mwumva, ahubwo ibi ngibi bimuteye gukomera, kubera ko Uwiteka ari mu ruhande rwe, kubera ko Uwiteka amushyigikiye, kubera ko Uwiteka yamuciye imanzi mu biganza bye. Hari icyo Uwiteka yavuganye nawe, wowe Uwiteka Imana hari icyo yavuganye nawe, irakubwira ngo ije kukugirira neza, ndetse n'amakuru yafite. Hanyuma rero ngo bitarenze iminsi 3, uyu munsi, uhereye uyu munsi, n'ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu, uyu munsi turawukuramo ni kuwa gatanu no kuwa gatandatu, no ku cyumweru kuwa mbere ngo kora amasengesho yo kwiyiriza. Hanyuma usengere ibyo ugiye kubona, usengere ibigiye kuza. Hanyuma Uwiteka ngo azururuka abane nawe, namara kururuka abane nawe ngo azagwishurira buri kimwe cyose. Ibi ngibi ntabwo bibyirwa we wumva Ikinyarwanda gusa, hari n'ahandi waba uri ubyumva, ibi birakureba, kuko Uwiteka yagushyizeho ikimenyetso. Ntabwo yashyize ku wumva Ikinyarwanda gusa, n'abumva izindi ndimi abo bantu barahari, ndetse abo ngabo, ndetse Uwiteka yarangije kubateguza. Ariko iyi ni imbuzi atanze kugira ngo buri wese uyu munsi awubahirije akore amasengesho, hanyuma Uwiteka amuhindukirire, hanyuma Uwiteka asohoze ibyo yavuganye nawe. Inshuti bakunze umusaraba, bene data dufatanirije urugendo, ndagira ngo mbibutse ko Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana Nyiribihe, Imana yo kwizerwa, Imana y'amahoro, yibereye mu kazi kayo, irimo irakora akazi kayo, irimo iratunganya ibidatunganye, irimo iraringaniza ahataringaniye, kugira ngo nawe wowe yavuganye nawe by'ukuri umenye neza aho ugiye kunyura, umenye neza inzira ugiye kunyuramo. Ntabwo Imana ishaka kuzongera kugenda uyabagurika, irashaka kukwereka inzira neza, kubera yuko igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga Data by'ukuri bamusengere mu kuri no mu mwuka. Ntabwo tuzaba tukijya mu Bapantekote, ntabwo tuzaba tukijya mu Bagatulika, ntabwo tuzaba tukijya mu Baporo cyangwa mu yandi matorero n'andi madini yadutse. Ahubwo abasenga by'ukuri basenga Data by'ukuri bagiye kumusengera mu kuri no mu mwuka. Hanyuma ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbaririmbire ngo indirimbo ya 318, mu gushimisha Imana. Indirimbo ya 318. 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
ntabwo urayigiraho nepo 318 haravuga ngo hose ngaho tuzamurire mu izina rya Yesu tuyiririmbe. hose habera heza inshuti zibana zirakundana neza zibanye na Yesu, zirakundana neza zibanye na Yesu. Uko iyi imvura iguye ihembura imyaka, niko Imana ibigenza yeza bakundana, niko Imana ibigenza yeza bakundana. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Twibuka hamagara abo mu isi yose, ngo baza bityo rimwe umungera bumwe, ngo baza bityo rimwe umungera bumwe. Amina. Iyi ndirimbo iratubwiye ngo ahose ngo habera heza, ngo inshuti ngo zibana zikundanye. Hanyuma Imana irambaza ngo mwebwe ngo ubwanyu ngo mwari musanzwe mukundana, ngo mwari musanzwe mukundana. Hanyuma indirimbo ikomeza ivuga ngo inshuti ngo zibana zikundanye, ngo zirahugurana ngo zitagwa mu cyaha. Ngo ariko mwebwe ngo kubera yuko ngo mwacumuye ku Uwiteka mugakora ibyangwa n'amaso y'abantu, ngo ibyangwa n'Uwiteka mwarabikoze, mwanduza intoki zanyu, mwanduza akanwa kanyu, oya n'ibirenge byanyu mwarabyanduje, ngo ntago mugikundana, ngo kugira ngo muhugurane, ngo ahubwo ngo iyo umwe aguye mu cyaha ngo murahaguruka, ngo mukamutaramira, ngo mukamuvuga we, ngo hanyuma mukavuga ngo so wabona, ngo siwe, ngo ayiwe, ngo yari yarigize akara kajyahe, ngo nawe se ngo biriya ngo byamugeraho. Ngo ibyo ntago bikwiriye abana b'Imana, ngo ibyo ntago bikwiriye abari mu rugendo rumwe rujya mu ijuru. Hanyuma ngo aba bana bakundanye ngo barahugurana ngo batagwa mu cyaha. Hanyuma ijwi rirambwira ngo kubw'ayo magambo, kubw'uko mwebwe mutagihugurana, mwebwe ahubwo mwishimira yuko mugenzi we yagize ibibazo, mwebwe mwishimira akarengane, mwebwe ntabwo mukunda ukuri, ntabwo mugikunda kubana n'abandi, mwishimira ko mugenzi wanyu ahuye n'ibibazo. Ngo niyo mpamvu ngo Imana iyo mu ijuru ngo ibigijeyo, ngo ahubwo ngo ihamagaye abandi ngo bagiye kuza bagakundana, hanyuma bagakora uyu murimo wa nyir'ibiremwa, ngo bakundanye kandi bagahugurana. Irambwira ngo ninkubaze wowe muhanuzi, ngo aho mubana murakundana. Irambwira ngo ninkubaze ngo mwebwe abahanuzi ubwanyu murakundana, ngo cyangwa muri gusenyana. Ngo mugenzi wanyu ngo ahure n'akabazo, ngo kugira ngo musange mugire inama, ngo mukajya kumuvuga. Imana irambwira ngo ninkubaze wowe pasiteri, ngo ninkubaze wowe mwarimu, ngo ninkubaze wowe padiri, ngo ninkubaze wowe mufurere, wowe mudiyakoni, wowe wese wahamagariwe imirimo y'ijambo ry'Imana, ngo murakundana ubwanyu
cyangwa mucurana ibico, cyangwa murema uduce muducurira bagenzi banyu, cyangwa muragambanirana, cyangwa muricana. Imana irambwira kubera ko mwishe mwamennye amaraso y'intama, hanyuma intama mukabona bidahagije mukamena amaraso y'abo mufatanyije umurimo, irambwira ngo niyo mpamvu ibirukanye, ngo niyo mpamvu ibirukanye, niyo mpamvu ibirukanye, niyo mpamvu ngo iciyemo umurongo utukura mu byo mwakoraga, ngo ariko ngo igiye kuzana abandi babikore. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbwire abantu bose bavuze bagenzi babo kubera ko bahuye n'ikibazo, bagahagarara bakahagarara mu mayira abiri, bagahagarara mu isoko, bagahagarara mu nsengero, bakavuga ngo uyu nguyu ngo siwe wabona, ngo Imana iraje namwe ije kubahana kubera ko ntago mwakoze ibyo mwagomba gukora. Ijambo rirambwira ngo musabirane amahoro kandi mwifurizanye amahoro, ngo ariko mwebwe ntago mwasabiranye amahoro, nta nubwo mwifurizanyije amahoro, ahubwo ngo mwecuze ibico, mwifurizanye inabi aho kwifurizanya ineza. Ngo niyo mpamvu Uwiteka Imana amanutse, niyo mpamvu yiyiziye aje gutunganya ibidatunganye. Hanyuma nk'uko imvura iguye ngo ihembura imyaka, ngo niko Uwiteka ngo yeza abantu be, ngo niko Uwiteka ahembura abantu be. Aje guhembura abantu Uwiteka yiremeye, aje guhembura abantu Uwiteka yihamagariye, aje guhembura abantu yashyizeho ikimenyetso, kandi arambwira ngo aje guhembura itorero ryiwe, aje kurihembura muri iyi minsi imeze gutya. Ngo arabizi neza uko rihagaze, arabizi neza uko rimeze, ngo ariko ngo aje kuryihemburira. Ngo niwe uje gukora uyu murimo, niwe uje kuwitunganyiriza, kuko Uwiteka niwe wawutangije kandi nawe uje kugira gute kuwusoza. Amen. Imana irambwira ngo nimuhumure mwebwe mwese mwakomerekeye mw'ibi bintu, mwebwe mwakomerekejwe n'abashumba babayoboye, mwe mwakomerekejwe n'ababaragiye, ngo nimuhumure kandi mushyitse umutima mu nda, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Uwiteka Imana Nyiribihe niwe uje kubomora ibyo bikomere, kandi ngo uyu murimo ngo aje kuwutunganya awushyire ku murongo. Ngo uyu mwaka utarashira muratangira kubona impinduka y'uko Imana yatangiye gushyira ibintu ku murongo. Hanyuma ndumva ndimo ngana ku musozo w'ubutumwa nari mfite. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru nikomeze ibishimire. Dusomera amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Udusomere igice cyawo cya 3, udusomere kuva ku murongo waho wa 10, hanyuma utugereze ku murongo wa 17. Yohana igice cya 3 duhere ku murongo wa 10. Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ukaba uri umwigisha w'Abayisirayeli, ni mwebwe ndimo mbwira abashumba, ntumenye ibyo ngibyo, ni mwe ndimo mbwira. Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye. Ngo Yesu arahatera ngo ni ukuri ngo ndakubwira ko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye. Uwo ni Yesu uri mu bivuga. Nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Nyamara ngo mwebwe ngo ntabwo mwemera ibyo Kristo ahamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere. Nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Nimbabwira ibyo mu ijuru byo muzabyemezwa n'iki? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru. Nta muntu n'umwe wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu w'Imana wazamutse ajya mu ijuru uko yavuye mu ijuru. Akamanuka akaza mu isi. Akamanuka avuye mu ijuru akaza mu iyi si. Muri mwe nta wigeze agerayo. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kugira ngo umuntu wese wizera uwo mwana abone guhabwa ubugingo buhoraho.
kuko imana yakunze abari mu isi cyane, kuko imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege umwe rukumbi, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kugira ngo umuntu wese wizera uwo mwana akizera n'Imana ahubwo atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Kuko imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, kuko imana itatumye umwana wayo abari mu isi kubaciraho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi mukizwe nawe. Imana ishimwe. Nimwakire ijambo ry'Imana. Hanyuma Yesu abaza aba bene data, aba bashumba, ngo mbese ngo ubwo yababwiye ngo ibyo mu isi ngo ntimubyemere, ngo kandi ariho muri ngo muzemere ibyo mu ijuru. Yesu yaje muri mwe nimwamumenya, hanyuma muravuga ngo muramukorera, ariko si we muri gukorera, ahubwo mufite undi mwami muri gukorera. Niyo mpamvu yongeye kubatangariza, arababwira ngo mbese ngo ko nababwiye ibiba muri mwebwe nimubyemere, muzemera ibyo mu ijuru mutigeze kubona. Kandi koko ntabwo mwabyumvise, kandi ntimwigeze munabimenya. Oya, kubera ko mutashaka no kwimenya, ahubwo mwavugaga ibitabarimo, babivugaga ku munwa gusa, mukabivuga ku munwa gusa, ahubwo ntimubishyire mu bikorwa. Hanyuma ijambo rirambwira ngo ushaka gukora ibyo avuga nabikore kandi abishyire mu bikorwa. Kandi arambwira ngo kizakujyana mu ijuru ntabwo ari amagambo wavuze, ntabwo ari ibindi wakoze, ahubwo ngo uzajyanwa n'ibikorwa byiza wakoze. Ntabwo turi buhasome iyo mirimo myiza izaduherekeza, tuyisanga muri Matayo igice cya 5 uhereye ku murongo wawo wa 3 ukageza ku murongo wawo wa 9, niwe tubisanga. Wumva ashaka kubisoma agenda asome. Hanyuma ibyo ngibyo nibyo bizaduherekeza, nibyo bizatuma twitwa abana b'Imana, kuko dukunda amahoro natwe tuzagira amahoro, kubera uko dufite inzara n'inyota byo kumenya ijambo ry'Imana. Nibyo bizatuma tuba abana b'Imana. Imana yo mu ijuru niba umugisha kandi nibishimire kandi nikomeze ibagirire neza. Murakoze, mugire ibihe byiza. Urakoze cyane Francois, urakoze cyane. Imana nawe guha umugisha kandi nawe twifurije ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo. Uko Imana igenderera abandi nawe ntigusige, kandi nawe Imana ikomeze ikwagure mu buryo bwose. Reka tugushimire Francois, tuvuga ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Yego, murakoze namwe, Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Yego, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko nk'uko bisanzwe ntabwo twakurekura utaduhaye inimero zawe, kuko abantu benshi baba bazikeneye, baba bakeneye kuvugana nawe, bakeneye kuganira nawe, hari n'ababa bakeneye kwihana, baba batsinzwe n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu hano dushyiraho zino nomero kugira ngo ugukenera akubona. Uraduha nimero zawe, nurangiza nimba nta yindi message ufite usengera abantu b'Imana. Ni karibu. Nimero zanjye ndazitanga, ariko abenshi bakunze umusaraba ngira ngo murazizi, ariko ntabwo nabura kuzisubiramo. Hari ushobora kuza ari ubwa mbere agakora ikiganiro agahita azibona, byaba ari byiza. Niyo mpamvu ngiye kuzibabwira. Nomero yanjye ni 0788 78 76. Iyo ngiyo ni nomero ntago ihamagarwaho bisanzwe, iyo ngiye ihamagarwaho kuri WhatsApp gusa. Niho ushobora kwihamagara ukayibona, cyangwa se ushobora no kuyandikaho kuri WhatsApp nta kibazo. Hari na nimero ifi hari ihamagarwa bisanzwe ni 0788 824 7909. Hanyuma dufasha abantu gusenga, tukabasengera, ndetse biragukoreka. Imana yo mu ijuru gukora imirimo n'ibitangaza. Abarwayi mu iminsi bari gukira. Nawe ushaka ko tugufasha turagufasha. Twebwe nta mafaranga tukwaka nk'uko abandi babakaga amafaranga. Oya, wowe uri hanze, wowe aho uri hose ku mugabane w'isi, wemereye kuduhamagara tukagusengera. Umurimo wacu ni uwo gusengera mwebwe abarwaye, mwebwe ufite ibibazo bitandukanye. Ntabwo duhari ku bwacu, ahubwo tuhari kubera mwebwe. Imana yaduhashyize kugira ngo tuhabere mwebwe, ntabwo duhari ku bwacu. Rero aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika yacu, waba uri mu Burayi, waba uri muri aho waba uri hose,
uraduhamagara nta kibazo turagufasha, kandi Imana yo mu ijuru irikora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo ari twe dukiza, Imana niyo ikiza. Imana twizeye, Imana yaduhamagaye niyo ikiza. Icyo usabwa ni ukwizera gusa, ubundi Imana ikabigenza neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mu ijuru hari Imana, hari Imana ivuga bikaba, igategeka bigakomera. Kandi iyi Imana ntabwo irya ruswa, iyi Imana ntabwo ishaka amafaranga, icyo ishaka ni umutima wawe nta kindi, ubundi ikakora ibyo gukiranuka muri wowe. Rero izo ni nomero wadushakaho. Hari numva yakwifuza ko twamushyira muri groupe. Dufite groupe yitwa abari mu rugendo rugana mu ijuru. Dufite amasaha dusengaho, buri mugoroba saa 2 turasenga, na buri gitondo saa 9 turasenga. Ushaka ko tugufasha rero tukagusengera mu buryo bwa groupe, uraduhamagara nta kibazo, tuhita tugufasha muri groupe. Nyuma ushaka ko tugufasha ku giti cyawe binyuze kuri twebwe, nabyo turabigukorera ntugire ikibazo. Wifuza ko tugushyira muri groupe, nabyo hari ibyo tugusaba kuzuza ukabyuzuza, nta bindi, ariko ni ukwemera kugendera kuba umuvandimwe uri mu rugendo rugana mu ijuru, nta kindi. Hanyuma yifuza ko kwihana, nabwo turagufasha tukakuyobora ku nzira y'agakiza, tukakwereka urugendo rugana mu ijuru aho ruri, ukava mu nzira wari urimo wibwira ko ari nziza, hanyuma nawe uwo munsi ukitwa umwana w'Imana. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Reka dusoze dusenga rero nk'uko twatangiye dusenga. Turagushimye Mwami mwiza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko ubera ahantu hose icyarimwe, kandi tugushimiye ko wemeye ko twebwe tuba igikoresho cyawe. Hanyuma tumaze kuvuga, wowe rero niwikore imirimo n'ibitangaza, kandi niwigaragarize buri wese ukeneye kukumenya. Hanyuma rero nongeye kukwingira ngo ubihiga abantu bawe, n'ubihige kandi ubikure mu izina rya Yesu. Ibiri mu rugo kwa papa bihiga abana b'Imana, ibyo ngibyo bikureho mu izina rya Yesu. Hanyuma twebwe turi mu rugo rwawe papa, ariko Satani aratwugarije, Satani aratugenda uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu tumwirukanye mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu duhamagaye imbaraga mvajuru ngo ingabo zo mu ijuru, amareka bakirobe bahindaga ingobyi ya Edeni, ngo bagote abana bawe, bagote abantu wiremeye, bagote abakora ibyo gukiranuka, kuko uri Imana nawe ikora ibyo gukiranuka. Hanyuma rero ngo umurimo wa kerubi n'abamarayika ngo wari ugukumira. Ndakwinginze ngo nibakumire ikibi ku bana bawe, nibakumire ikibi cyabasha kwinjira mu rugo rwawe. Oya, mu rugo rwawe harimo abana, ariko dore Satani ahagaze ku muryango aravuga ngo atwaruwe. Niyo mpamvu tumwirukanye mu izina ryawe, niyo mpamvu tubwirukanye mu izina rya Yesu. Duhagaze mu bwo butware, turasenya tukarimbura. Oya, turirukana imyuka mibi yiva ikagera. Imbaraga zawe niziganze, umwuka wera nawe muri twebwe, ubwiza bwawe, igitinyiro cyawe ndetse no gukomera kwawe nibe muri twebwe, mu izina rya Yesu. Urakoze ukuri Imana yumva, kandi tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Yego nawe niguhe umugisha.